kandi akaba azi kudoda, utazi kudoda azi guhinga, utazi guhinga azi kubaza, utazi kubaza afite undi mushinga. dore ngewe ikintu ndimo ndabona haje nuvuga ngo urugendo rw'isi cyangwa urugendo rwa satani cyangwa urugendo rw'inyamaswa nk'akanyamasyo nako igiceri urugendo ruzenuka ariko ruzashyira ukagera kuri point d'arrivée. Kuba harabanje kubaho abantu babaga mu mudendezo dore papa wacu yajyaga ageza Uganda atwaye amakamyo, ibyo bintu ntabwo byabaga by'igenzura yo kuvuga ngo ukumpaka n'ibiki, indangamuntu ntabwo zabagaho. Haje kuzaho ibintu by'indangamuntu zisanzwe nyine zo kuvuga ngo ugiye gutwara imodoka ni perime, ugiye bwiza ni perime byaje ubundi se kwamubaza perime bayijugunye byakubuza kubuza gutwara imodoka. Umuzungu wazanye imodoka bwa mbere mu Rwanda yabwiye abantu ngo nguzana perime, akigisha abantu perime, akigisha abantu gutwara imodoka mu Rwanda. Yabwiye umuntu wigije imodoka ngo nguzana perime yo gutwara imodoka. Cyangwa mwije umuntu amenya gutwara imodoka arayitwara ubuzima bwose akajya batwara imodoka. Anabigisha abana. Akanabigisha n'abandi ibintu bya perime bitarabo. Perime ubundi yijugunye bivuze ko utazi gutwara imodoka. No. Ikintu cyane kibaho. Bivuze ngo abantu reba kuntu nuza mu Egiputa abantu bajagurisha imitungo yabo kwa Farawo. Uburyo bari kubizibura ngiye nkaho bahaya iyo bavuga ngo ntawe zeno bakugura no kugusha ntibanavuga ati ariko mureke twiga hano duciye bugufi dusenga ahubwo katabitera short. Turebe kugura no kugurisha eske ni dimanche simbizi ni dimanche izatera kugura no kugurisha abantu cyangwa ni ibindi nandi mategeko azaza akabuza no kugura no kugurisha no dimanche kazaza n'ikimwe cyangwa nuvuga ngo ntabwo abantu bashaka ko tubyiga ngo tubihuze izo ngingo aho kuba ko bigeze kuri uno munsi ariko kutavuga ngo no indangamuntu nta kintu bivuze gucyamira umuntu kwihana kandi wabizi akafata ko sundi wamaze kwihana ubundi ibyaha byose byarashize. Ntabwo kare bavuze uburyo umuntu yatanze ikibazo bariza akabaza inyunganizi bakahita bavuga ngo se ngo ibyaha byose warabyihanye neza kugira ngo se tujya mu ijuru. Bivuze ngo icyo bagomba kurwana cyo ni icyaha kurusha ibintu byose nibyo ariko se kucyabura hamwe Imana itamukirije aho yari ari ikamuhereza izana mu gihugu yari arimo kucyagombye kwamuvana ikajya kumuha umugisha ahantu yamujyanye. Kuki ibyo bintu byose twagiye tubwirwa tugomba gututamo nese ubu ntabwo yirinda muri byose yirinda muri kimwe umuntu yirinda mu rukingo. Dore ikintu ngenda namaze nimo ndagenda muka mwanguye na fasha gusobanukirwa indangamuntu itaraza abantu bava mu mudendezo. Indangamuntu ndavuga indangamuntu isanzwe y'urupapuro y'igipapuro uko abanje kubaho free haza kuza indangamuntu y'igipapuro buretse habanje kubaho free nta kintu umuntu abazwa. Ubutakusa ababyeyi usanze ufite akaribo bakazapfa gusigira ukazabuhinga ugahingura haza iterambere n'amashuri umuntu akajya ahinga ibirayi cyangwa imyumbati akajya ku ishuri ishikama amafaranga aziye birangiye hajeho ubundi mbere amafaranga ataraho kugurana urukundo n'iki ariko n'indangamuntu aho ziziye abantu batajya kujya gute batajya kuzajya indangamuntu itarabaho nta control yabagaho ariko aho yizeye ni muri igipapuro habagaho kugenzura isutuye kwa kanaka n'iki batajya kugenda barimo umuntu abantu ubwoba no kugenzurwa n'iki. None se gutya kuva hano ujya Bugande ugomba kuba ufite indangamuntu none bakareba ahantu ugiye n'iki urumva birangira haje n'indangamuntu yitwa ngo ni digitale mu rwego rwa B. Iyo ndangamuntu umuntu wese uyifite akabasha no kuvuga ngo yajya muri banki bikemera akabitsa akabikuza na mbere bakazaga bakoresha indangamuntu z'ibipapuro ariko no icyo gihe bakoreshaga za dagitiro kwandika bacapisha ibipapuro zacapiro zimwe z'abacamanza nta computer zabagamo mu mabanki menshi ibira byabagamo haje indangamuntu yitwa ngo ni digitale nibona n'abategeko kujyamo system na za computer bigenda biza gutyo ariko bwa mbere biva muri cyaje abantu bafite umudendezo bijya mu ndangamuntu abantu bahise batangiye kwikanga bafite umutima nama
batavuga ibintu muzanye ko biri buze kutugenzura none bize n'ijambo ry'Imana ahubwo abo ngabo batangiye gukanguka ikintu bakoze bagiye babaroga bagapfa umuntu wese watangiye kubaza wajya kubona ukumva umuntu abuze irengero n'ikintu kiri kubaho ubu ikintu guverinoma ziri gukora bakreye nouvelle generation kandi umutungo abo bantu bajya bafite usanga umutungo bavanyeho ese umutungo wundi umubyeyi yapfuye nyine ahita bawutwara mu buryo bumwe n'ubundi nusigaye mu ikintu gikomerera nk'intangaho ikintu cyakoze ngana basharatu bari bafite ibikingi byose bagije baravuga ati no ibikingi mufite birinyi byinshi mugomba mu bisaranganye mu bigurisha niba mutabigurisha ndabibyarira oya haza ikintu cyitwa ngo umuntu kugira kopanye kugira ngo utunge umutungo mwinshi ugomba kuba ufite kopanye rero uburyo rero mufite amanyanga akomeye cyane uburyo gitwara abantu amasambu y'abantu mu buryo bukomeye babonaga abantu bafite ibikingi ibyo bikabije cyo kugira ngo bazabikontorore ntabyo gushoboka kuko umuntu no gushaka kumukontorora kigenda nubwo hari umusoro kuva na kera ariko ntabwo byari bihagije kugira ngo kontorore nuko bahise hazana ikintu ngo ni kompanyi ngo fungura kompanyi kugira ngo ubashe kujera bino bintu sibyo no mu Rwanda basanga abantu basanga se babakama kugira amakompanyi amashyirahamwe kompanyi kuryo ubura n'ijambo mu mutungo wa bitewe nuko mwakize ahantu hamwe ukabura ijambo bitewe nuko bitomana cyangwa byabaye yemera kusaranga ujyane mu rugo wajye kurya bagomba kwanza guca kuri koperative bakamugena urugero none se umuntu hano ufite inka igihumbi hano urabona abantu bose bafite inka ntushaka kugera kumwaka amata ngo aguhe bisa kuyajyana bikagenda bikajya mu ruganda rwa kure rwa leta none amata akazaza ukajya kugura muri magazi kandi imbere abantu barasangiraga sibyo dore ikintu cyajije abagenzi n'uyu munsi uvuga ngo indangamuntu igiye kuzaza kandi zari ikibazo abagenzi akataba ngo no ibi ntabwo byanditswe nta hantu byanditswe muri Bibiliya ukaboneza nta hantu byanditswe kandi bigiye bihari nuko abantu bahita bihumisha amaso bagahita bagaragaza ko ibyo bintu nta hantu byanditse ariko niba umuntu buri cyambere ntarya ruswa umutima na nkurya ruswa bwa mbere n'abantu batazi iby'Imana reba bano bantu b'intanga birirwa barwaye intambara yo kuba banuza yo kuba harya rya jambo bagita ngo ikira rya jambo ry'abaturage b'intanga abakomporotiste kurwanya gahunda zose zije kandi utazi nta mwuka wanuza umuntu yasomye none wari kuzirwanya aho kubanza kuzitekerezaho ukajeneraliza kuko ibyo bintu bije nta ntambara ikomeye iyo umuntu yasomye nta Bibiliya yasomye wari ko nabo Bibiliya bazibavanyeho n'iby'Imana yo bavanyemo utagwashushundo ariko uwo muntu ikintu cyaza mbere yo kugira ngo ahita abanga ubwo tugende akabaza akabitekereza akajya kubaza abaturage bakabazabaza nka kino kintu cyaje cyo gushaka gushyira amashanyarazi ya leta kandi igihe bamaze kubyemera ariko rero ukuntu abaturage hano bahise bakwana baraza badukora ati ibyo bintu ntabwo tubishaka ibyo bintu twicara tubigane ntabwo tubishaka nuko inama zigaterana z'abaturage basanzwe bagata umudugudu wose akagenda akaba inama mu murenge ariko ko abayobozi bamaze kurya ruswa ni gute ibintu utabitubwira mbere ariko nawe yamaze kuba korompi nese ntabwo yese avuga ati njyewe ntacyo narenzaho nyine nuko twabyanzuye ubwo mwihangane nta kintu narenzaho nyine ko hejuru babaniza urabona ko umuturage ijambo yagiraga ryamaze kuvaho ariko ntabwo ari bose ahangaha impamvu bagitekereza no kuba baba muri natire hano kishiri bamaze kwita babyemera ntugire ngo kubera ko nyine bari ahantu hameze nk'ahari umujyi ariko bagitekereza neza bahise babyemera ubu ngubu baratangiye bazatangira ejo bundi ariko urabona ko wenda icyo kintu cya natire kubera ko nyine natire nayo bituma umuntu atekereza n'iki cyose kiza akabanza kureba n'agahato ka covid abaturage bose bari barabyanze nubwo byaje kuzabirahata rero umugabo wajya kuza kutubwira ati rero bose mwitegura ibintu bigiye guhinduka hano umuntu yigize asoma ijambo ry'Imana aho ikibazo mfite uziko baza abapaka mwitoniye benshi batarikingije ni bake bikingije reba uriya musaza uburyo yari ameze kiragiye yariteguye gupfa kandi bamubwira iby'Imana bavuga ngo ibyo ntabwo mbizi ariko yiteguye gupfa kubera umutima nama wo kuba yakiramo ibyo bintu by'uburozi ariko hari itorero rifite umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya bakatavuga ngo murabizi ngo nawe tuga yarikingije
kandi ari ikinyoma sibyo ejo nako cyiza nuko byaje kugaragara bakaza kuvuga ati rwose byari twarabeshyaga rwose tuntu twakuru twabifandafanze ntabwo yasabye imbabazi nyine ahubwo uburyo babifandafanze bashuka abantu bagenda bijyamo nta mbabazi yasabye ikintu tukireke turebe kuri kino kintu kimwe cyane abantu bose turebe kuri kino kintu umuntu wese wabwirije ubutumwa bwiza kuva covid abantu bose akavuga ati twatashye bijye kaga byageze none uyu munsi tubaze imyaka igera muri 5 ibyo bintu bikabantu kameze nk'aho nta kintu cyabaye ahubwo barasubiye mu bintu bari baratubujije none haje icyo bita ngo indangamuntu koranabuhanga ntabwo ari indangamuntu digitale gusa none ni ikoranabuhanga kuko ino ndangamuntu ikintu ikozemo yaba ari indangamuntu nkaza ziri twatanze no gufata ibiganza barabifashe kugira ngo tubone serivisi zose no kujya hanze tuzagufatira ibiganza kandi no mu murenge cyangwa n'umuntu wese wemerewe gusinya akabagiye ntabwo ndi businye bakubwira ngo ugomba gutera igikuma niba udashobora gusinya cyangwa tugiye rwaracitse bagusaba gutera igikuma kandi ugateramo igikuma ibyo bintu bikabaho ku buryo uramutse ubaye uri nk'umuntu uzakora amahano uretse gatoya ubaye nk'umuntu uzakora amahano cyangwa gukora nk'ikintu kimeze gute washobora gufata cya gikumwe cyawe gufata ku ngufu nk'uko muri covid byagenze umuntu wese wanze urukingo bazaga bagufata ku ngufu bakuniga bagukureho urugi bagutera inshinge zose bashaka ariko ikintu ino ndangamuntu ukuntu ikoze n'umuntu uzajya kwishakira umuntu wese agomba kwigira none ikindi uje umuntu ashaka ngo bareba ubundi bino bintu ironi ikintu hari ibintu twagiye twiga ati iyo si inyamaswa umuntu azakihitiramo sibyo uzabyihitiramo ntabwo ari ibintu uza gufata ku ngufu umuntu uzihitiramo ngira ngo ujya gusaka serivisi avuga ati no ngomba gukora ibi n'ibi nka kundi nyine agiye gushaka amafaranga kuri banki akavuga ati no wemera aya nabi no ibyo ngibyo bo bafite n'uburenganzira bwo kuba babifunga ariko no kubona indangamuntu yikora ukuntu ikoze iyi ngiyo niwo byihitiramo ntabwo waguhita nta n'agahato kanajeho ntabwo wabyemera kubera ko yo hano hariho kureba fingerprint hakariho gusinya n'imyondoro bakabishyiramo ariko niwo wongeho n'amaso aya maso cya kintu barebamo kimeze nka kamera cya kintu kimeze nka jumero urebamo baguhase ngo kiremo kandi utabishaka buriya fingerprint bagufata ibiganza bakabishyiraho uretse fingerprint bagufata bagashyiraho ibiganza byawe ubundi mu gahato umuntu uguhata abagufiteho uturuba 100% zo gukoresha ashaka umuntu ubufiteho uburenganzira umuntu mbega ukuyobora sito nk'umuntu ibintu by'indangamuntu byagiye bizaho n'ubutware cyangwa n'ubwigenge icyo ngicyo bari turakigeraho ubundi umuntu wese ugufiteho ububasha kandi n'ukuntu abisirayeli nako bari abantu bagiye mu Egiputa batanze ubutware bwabo barabutanga kuri Farawo barasigara bategeka n'uyu munsi abantu bagiye batanga imyirondoro bafata indangamuntu bakabona nta kintu babaye bakavuga ngo ibyo nta kintu bivuze aho byari bikivuze ku muntu wese ukunda Imana n'umuntu ukunda umudendezo w'umutimanama Imana yatanze Imana yaremye isi bamugene mu bikwireho bagize bavuga ngo ntabwo wemewe kujya muri Amerika wowe wemerewe kujya muri Afurika wowe umuzungu wemerewe kujya mu Bwongereza wowe ntabwo wemerewe kujya mu Faransa abantu bose bafite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyose bashaka ahubwo batangiye kuzaho ibintu by'amarangamuntu kuzana icyemezo cyangwa cyane gutya byagiye bigabanya umudendezo ku bantu noneho ufashe umuntu umuhaye umuntu wamaze kugira gutyo umaze kumugeza ku rwego abo umureta nuvuga ngo wamukoresha icyo ushaka cyose kandi kuba none ugeze nawe wamukoresha icyo ushaka cyose mu bintu ikibazo ni uko indangamuntu nayo ngo nta nubwo izaguma hanze gusa izageza igihe none kuko n'umuntu wabyemeye byose avuga ati tugomba no gushyira mu imbere ibyo ngibyo byararangiye kuko twese dufite amarangamuntu twatanze ama fingerprint twatanze ibintu byose twarasinyije n'intoki iyo n'amajwi yacu bagiye bayafataho babaga bari kuba bari n'amakamera amajwi barayafite rero abaga amakamera
ese mu mabiro ahantu hose bajya gufata imwe nawe za kamera zicunga umutekano ariko no kuri konti iyo uhamagaye banki burya ikoresha ijwi ryawe ibyo byose birahari ariko rero n'indangamuntu cyo ubundi ibimenyetso byose bagiye bafata byagiye kuki batari byo bafata bakomeza bakoreshe kuki bashaka kongeramo n'ibindi bintu bashaka kongeramo ibindi kandi ibintu utabikora ukaba umeze nk'aho utitanga ugenda kandi ibyo bintu utabitanga ukaba umeze nk'aho utitunga indangamuntu reba urugero uzi ko bazakwambura uburenganzira bwo kuba mu gihugu urugero ku muntu ufite pasiporo runaka y'igihugu runaka wenda batuve mu Rwanda umuntu ufite pasiporo ariko indangamuntu ikaba yaratakaye kugira ngo ujye kongeresha pasiporo yawe wowe ugomba kujya gufata indangamuntu ya indi ya digital maragira c'est ça ugomba kujya kwibaruza kandi pasiporo yawe ni pasiporo isanzwe igenda none se wanditse ntuzazagize indangamumerere haratakaye ntabwo bahabona muri system ikibazo kubera iki ipasiporo y'umuntu uyisanzwe uyifite bavanguye ntabwo iri valide mu gihe udafite indangamuntu digital ikoranabuhanga wera dispose kuki batayingirira iyo myirondoro yose yagiye hehe bayifashe bakagira gute bakabishyiramo aho ngaho pasiporo nshyashya ikongera ikaboneka none barasaba ko ugomba kujya gushaka ibintu byinshi bya digital ahantu bera ikibazo kandi n'abagenzi bose bashiriyemo hari umubwiriza avuga ati cyane cyane abadivantiste bose bazayiramya bazafata umubare bafate ikimenyetso kuko bazi n'ukuri erega nuza Yesu navugiye yivugira ati mwafashe umuti wo gusiga ku maso mukabona ariko abafarisayo n'abayuda bamubwiye ko rwose babona rwose mwese babona aho gati ibyo ajyanye muva ko mubona rero uyu munsi umuntu agiye kuzira ubwiyemezi cyane cyane abadivantiste kandi noneho abari mu isi yose bazayiramye nta muntu utazayiramye dore ahantu ukuntu bizagira ariko mbona n'ibintu bashyize no mu ngingo ku buryo gushidikanya kwiyongereza oya dore ahantu ibintu bigeze ni uko abantu bose bagomba kurambirwa uru rugendo rugomba ndetse abantu bari bazi ko bagiye i Kanani ntibari bazi ko bari burare bagezeyo cyangwa bazagiye ejo bundi sasa mu cyumweru kimwe wenda babonye ko kusa amezi 6 bataragerayo bamwe batagiye kugenda basubira inyuma none bakubita imyaka 40 bakubita imyaka 40 mu butayu hagezeho bamwe mu bantu bavukiye mu nzira nako bavuye nta n'umwe wagezeyo Karebu na Yusufu bavuye mu bantu ibihumbi bingahe none uyu munsi urambwira ko abantu bose ubona bari kuri za platform babwiriza bose bazajya mu ijuru kandi byanditswe bivuga ko nta n'umwe utazayiramya nese gute abantu bakunona bose bazayiramya nuko bahera ko bavuga ngo umuntu wese wafashe indangamuntu nakwanze indangamuntu zimwe za kera yari umwaka sesa kandi umuntu amaze imyaka n'imyaka azinama nta n'ikibazo yahuye nacyo kandi serivisi yarazibonye kandi abayeho mu buzima bwo gutungwa no kutagura no kutagurisha kuko imyaka ahinze ajyana ku isoko bakayigura bakamuha amafaranga akabona ibyo kurya ubuzima bwarakomeje umuntu azi kwaho bagura batagurisha umuntu azi kubaho none umugenzi wandi usoma Bibiliya nuko abahanuzi abantu byose ngo niwo muyobozi ikintu cyageraho ubuhanuzi buragira akatavuga ngo no ibyo bintu bihuriye kuko n'abandi bose bagiye bacaho n'indangamuntu bose bajya birwanya none nta kintu twabaye uramuntu azi kubaho ariko iki kintu giye kuza cyo ntabwo uzabasha kubaho udafite uburyo bwo kugurisha umuntu uzabishobora ni umuntu wahawe inama yo kugenda akajya mu cyaro akaba mu buzima buri prive atadepanda ku kintu kimwe cyo muri nose adepanda ku byo yahinze n'ibyo yejeje agiye mutunga cyangwa akabigurisha mu gihe bishoboka cyakana abaturanyi umuntu azabaho ariko umuntu wese umunsi urimo kuvugira yambaye kote na karuvati kuri platform avuga ngo uhinda nta kintu bivuze umuntu azava mu mutego kandi azatsindwa kubera iki niba imyirondoro yose twatanze ibintu byinshi muri za segonderi aho twiga baradufotoraga twatanze ibikumwe twarasinye ibintu byinshi cyane indangamuntu twarazifashe
amaperi twarayafashe, amafoto aracyari no muri nuza digital, me muri nanga muri Amerika twari fotoje n'ibigaza twagiye tubitanga, ariko twabaje kubaho tuguje, ariko ntabwo tubreminga umuntu utarabifashe, uko inanga tubona abaturage babaho n'ibyo byose ntabyo bagira kandi babayeho. Abamishi Aminonite nta ndangamuntu bagira, nta shuri ya leta bajyamo, nta buvuzi bwa leta bajyamo, kandi abantu bafite za miliyari ntabwo muri kode, bafite za miliyari mu nzu. Uriya muvana w'inshuti yacu umugore ibifaranga afite ko nta kazi agira, ibifaranga yabivanye he? Ariko nuko yahisemo kuvuga ngo reka ngende muri culture zacu, akajya muri za banki abitsa imitungo, ntabwo mbizi neza, ariko abantu babayeho mu buryo Imana yaremye. Uza ahantu buriya nanone ifaranga ry'ikoranabuhanga rigiye kubyicira se, urumva abo bantu bari babashije kubaho batadepanda kuri guverinoma, sibyo? None ikintu gikomeye kigiye kubaho, bagiye kuzana n'amafaranga rya digitali, y'amafaranga agere gute atagaciro. Ni nko kubabwira ati mwebwe bamishe, dore igihe mwahereye, namwe nimuze, niba mutabaye ntabwo bizongera kujya gute, ntimuzongera kugura cyangwa kugurisha. Nuvuga ngo ikintu niho ruzingiye mbere, ariko nta hantu umuntu azongera kujya. Bari abantu ko bamenyereye kuba mu buzima butagize, bo bazabasha guhinga bya bintu byabo babisangira hagati yabo, barasangira, bafite umuco w'urukundo. Uwo muco wabo ni uzabarinda ukabafasha kubaho bagasuriviva, kireka igihe bazabanga noneho wowe ko byose wabyanze, noneho niho uteje ikibazo. Tugiye kuvana ku ikarita y'isi, ubundi twebwe twahisemo gukurikira inyamaswa tubeho, ariko ubundi abantu bose tubona umugenzi. None abajesuite cyangwa se abantu bakora bacamo amacakubiri. Nkubona ko hari abamwe abajesuite nako abamishi bagenda kujya kumva ngo ngewe ngo abamishi ngo turimo turajya kure aho ngaho, wenda naho turajya kure, turimo turajya kintu kina muntu kimwe cyavugisha abantu bose n'ifanga ry'ikoranabuhanga. Reba ukuntu inanga ibintu by'ikoranabuhanga, reba kino kintu ama platform yose abantu bose bagiye batubwiriza ibintu by'indangamuntu, banze kujya byaka kubivugaho. Watari ikibazo ati mutubwire bino by'indangamuntu bishaka kuzaza na digital na zacu bigiye kuzaza, bakabanga ibyo bintu bakakubivugaho, abandi bakavuga ngo twabivuzeho byararangiye. Ariko no ibyo bintu ntibitugezemo, kuko hari igitabo twabanje kujya dusoma ngo cyanditswe cya muri za 90 kangahe cyo kwifaranga rya electronique, tukumva ngo ibyo bintu bizabaho mbere ntitumenye n'ukuntu bizabaho. Niyo tukumva ko wenda ibyo bintu ari ibintu wenda umuntu yabyandikiye, aho n'ibyo bintu twabikandagira. Cyo gitangaje nuko abantu bagiye babwiza muri no nzira, bamwe baravuga ngo ibyo bintu ngo nta hantu bihuriye, kuko n'inama zagiye ziza nta kintu cyabayeho. Ariko dore ahantu abantu bazagura umutego, izo nama nuko twarazifashe, ariko ntabwo bigeze batuza kura no gurisha. Umuntu ufite indangamuntu abayeho umuntu udafite indangamuntu. Wenda ikintu umuntu udafite indangamuntu abuzwa kusohoka mu gihugu uyu munsi, ariko mbere aho twatangiriye basohoka mu gihugu bakagenda bafite nta ndangamuntu bafite. Uyu muntu abujije kwinjira umutungo we kuwahira mu nzu. Nabonye ejo bundi ikiganiro nako ngo banki yo mu Rwanda PPR yakoze anniversaire y'imyaka 50, bazana umuntu umusaza watanyanye nabo, maze uwo musaza avuga ko bwa mbere icyatumye muri banki nuko amafaranga yahereye mu nzu. Ibyo bintu byajyanye abantu benshi cyane muri za banki, ariko uwo muntu amafaranga nuvuga ngo mbere hataba control, abantu babagaho umudendezo, waba ukize waba ukennye waba ufite umutungo wabagaho. Ariko n'indangamuntu zaziye, abantu batangiye kujya babuzwa kujya kwambukanya imipaka, batangiye kujya babuzwa ngo uyu munsi umuntu uri bufate urubashe kugira amafaranga menshi mu buryo bwa security n'umuntu ufite indangamuntu. Umuntu utarayifashe amafaranga yagumije muri za konte, yagumije mu rugo iwe, akabaho gutyo inziga nshya agahiramo, Imana ikamufasha kubaka indi nzu, umuntu nawe akongera akayagira. Aho n'ejo bundi bagiye kuzabana bati nawe n'amafaranga yasaracaye ngaho azava wazaba digital. Wa muntu wamenyeye muri ubwo buzima bwo gusaba ibintu azabaho, kuko azi guhinga, azi ibyo bikera akarya, azi no kugemura amasoko cyangwa amasoko nona azakibyemerewe. Ikibazo nanone aho ngaho, none se n'ijambo ry'Imana ngo abari mu isi bose bazayimenya uw'izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
uwo muntu uzabasha kuyicira n'umuntu wabashije kugera i Karuvali. ariko noneho akajya no kwizera. Yewe ibyo kubwira umuntu nta muntu ushobora kugira ngo agere uburyo Aburahamu yamuha kwizera kwe, urumva igikorwa yakoze Imana yayuhanyije no gukiranuka, urumva Aburahamu gukiranuka kwe bitewe no kwizera yagize, Imana yayuhanyije no gukiranuka. Niba twara umutima tukavuga ngo twebwe twiringira Imana, Imana niyo muremyi wacu, iyi si ni iya data n'indima no kwivuga, ariko umuntu agaturuka akaza agashyiraho ibintu tukabigenda, icyo gihe ntabwo ukize Imana ko ari umuyobozi wawe. Utangiye kugira abayobozi babiri, Imana iranyobora n'ab'isi baranyobora, nta kibazo, nta guceho iteka. Ariko n'uzagwa mu mutego iyo umuntu ubwira ati dore uno n'umwobo wiwukiniraho, umubwiye agenda akakina, ariko yaguyemo arabyimenya, ariko aba yabwiwe ngo habone ni habi. Kuhakina no kutakina nta kibazo, ariko kuhakinira ni ikibazo, bizateza akaga. None uyu munsi Imana niba yari umuremyi wacu, ku isabato tugira isabato yo kuruhuka imirongo n'imihati ino si, tukabona kurema kw'Imana iminsi yose 6 yose ishize, iyo Imana bagiye kuki tuyuka ku isabato? None niba haje umuntu akaza agashyiraho ibintu, kandi twana ko indangamuntu za mbere ziza zatumye umugani runaka abantu benshi babura ibyabo, abafite imitungo irarigita, amaleta agenda atwara imitungo y'abantu, hazaho n'izindi zo mu bundi bwoko burebana n'amakarita aya ngaya ID. Abafite uburenganzira abantu bagenda babuza kwinjira muri banki nta ndangamuntu bagira, abandi babuza uburenganzira bwo gukora ibintu binyuranye no gushaka. Yewe kugira ngo ukore ubukwe ku isi bisaba kuba ufite indangamuntu, turabyemera nko kugira ngo ukore ubukwe ujye mu rukiko bisaba kugenda kwerekana indangamuntu. Ntabwo ushaka kwemera gukora ubukwe udafite indangamuntu, right? Ni ukuvuga ngo aho indangamuntu zatangiye ziza zagiye havanaho uburenganzira umuntu agenda buvaho, noneho hagiye kuza indangamuntu itorero n'ibyo wari ufite byose, access yose, umutungo wawe. Kandi ya magambo avuga ngo bavuze ngo umurongo umukozi abaho nta kintu afite kandi anezerewe, ahubwo umuntu azabaho nta kintu azabaho, ahubwo ari umukene anababaye. Ababaye nyine ni contraire, Satani ni contraire yabyo, ariko banababwiye ko umuntu azabaho nta kintu afite kandi anezerewe ate. Reka niba rero reka nabarangamutima yarashize.